Agashyi ko ku mabuno nakubiswe katumye nsenya urugo rwanjye nari nubatse igihe kinini. Bagore bakiri mu ngo, ndifuza gusangiza abagore mwese muri kunyumvira inkuru y'ibyambayeho kugira ngo bibe nk'igihamya ku bagore bose bari mu rugendo rwera rwo kubaka urugo. Nitwa Sophia, mfite imyaka 39. Ndi umugore watandukanye n'umugabo nyuma y'imyaka 13 dushyingiranywe, kandi ndi umubyeyi w'abana 3 beza, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Nashatse mfite imyaka 23. Icyo gihe nari nkiri muto, nazi byinshi ku buzima, kandi narasobanukirwa neza iby'urushako ibyo ari byo. Umugabo wanjye yari umuntu mwiza pe, witondaga, ukunda urugo kandi uzi inshingano. Ibyo ashinzwe byose yarabikoraga. Ariko mu buto bwanjye natekerezaga ko kwisanzura ari imbaraga. Simenye ko urushako rusaba ubwitonzi, kwihangana no gusobanukirwa. Mfite imyaka 31, nari mfite abana 3. Ubuzima bwari bwarahindutse ubusanzwe. Kwita ku rugo, abana no guharanira amahoro mu rugo. Abana 2 bari batangiye kujya ku ishuri, naho umuto arerwa n'umukozi wacu. Natangiye kubona umwanya wo kujya gusohoka, guhaha no gukora bimwe mu mirimo ku giti cyanjye. Umunsi umwe ubwo nari mu iduka, habaye ikintu cyahinduye ubuzima bwanjye burundu. Nari ngiye gufata ikintu kuri kontwari ahantu muri butike, numva umuntu ankubise agashyi ku mabuno, ikiganza cyoroshye inyuma yanjye. Nitegereje inyuma mbona umugabo umpaye akamwenyuro keza, nizera ni neza, aramwenyurira neza, ansekera neza cyane. Yaramvugishije mu bwubahane, turaganira gake gake. Yari afite ubwitonzi, avuga neza kandi agaragara nk'ufite icyizere mu buzima. Narangije guhaha, amaze ansaba ko ari we wakwishyura ibyo naguze muri iyo butike, ndetse arantwaza angeza ku modoka. Iryo joro ryose narayimutekereza, nkumva mbuze amahoro, mbura amahwemo, mbura ibitotsi. Nibuka ukuntu yagiye amwenyurira, nibuka ukuntu byatangiye, mbese nyine umutima wanjye wari wahagaze. Numvaga yakongera kumpa ibyishimo nari nagize, ndetse nkumva ibyo byishimo yanyeretse ari byo nari nkeneye. Nyuma y'iminsi 2 yanyohereje akamesaje, mu butumwa kuri SMS, ambaza niba twasangira ikawa. Narabyemeye, turaganira amasaha menshi turimo dusangira kawa, maze ansaba ko twajya ahantu twiherereye. Yaranyitayeho, anyumva kandi avuga buri jambo umugore wumva ari wenyine yakwifuza kumva. Amagambo aryoheye amatwi yari ayafite mu kanwa ke. Amaze kubona ko twiyumvanyemo, yansabye ko twajya ahantu hitaruye tugakomeza kuganira. Sinamwangiye, twafashe icyumba, kandi uwo mugoroba wahinduye byose kuri njyewe. Uwo munsi twararyamanye. Uko twaryamanye byatumye numva nongeye kubaho, ariko sinamenya ko ako kanya ko kwishimisha kari kugira ngo kandenze ibintu byose nari maze kubaka. Nari narubatse imyaka myinshi. Nagarutse mu rugo, ntangira kugereranya umugabo wanjye n'uwo twaryamanye. Umugabo wanjye nkamufata nk'igicucu, nshaka urwiyenzo nkajya mwiyenzaho buri kanya. Amagambo ateye isoni namubwiraga, mbese nyine nkamubwira amagambo yo kumwihenuraho. Ijwi rye, uburyo amfata, uburyo ndeba,
byose bitangira kuntesha umutwe. Ntabwo nari nkibona umugabo wanjye nk'uko byahoze. Yatangiye kumpa ishusho y'umuntu utagitangaje, utagifite icyo amariye, nta n'agaciro namuhaga. Natangiye kumwanga buhoro buhoro, ndamwirinda ndetse ntangira kumwima imibonano. Numvaga ko wa wundi ari we nkeneye mu by'ukuri. Iryo banga ry'urukundo ryakomeje kugeza igihe uwo mugabo ansabye gusiga umugabo wanjye kugira ngo dutangire ubuzima bushya. Kubera ubuhumyi bw'amarangamutima n'irari nari mfite, natangiye kuzana amakimbirane mu muryango, nkajya neza umugabo intonganya. Bigeze aho mpitamo kuva muri urwo rugo. Ntekereza ko ngiye mu munezero nashakaga, nyine ngasanga wa mugabo. Mu gihe gitoya twari tumaranye, hashize amezi atarenze 3, ntandukanye n'uwo mugabo. Nibwo natangiye kubona wa mugabo uwo ari we. Ubu hashize imyaka 3 ntandukanye n'umugabo wanjye, ariko ndababwira ntashidikanya ko ntacyo nishimira muri ibyo byose nagiye nkurikiye. Wa mugabo nirukiye si we natekerezaga ko ari we. Hashize amezi 3 gusa dutangiye kubana. Atangira kujya aza mu rugo atinze, agatangira gusohokana n'abandi bagore. Yatangiye no kuntuka ambwira ko mfite abana b'abandi, anyita igicucu, anyita umuntu utagira umutima, anyita nyine umugore wataye abana, utagira ubwenge. Wa muntu wigeze kumfasha kumva ko nkundwa yatangiye kunyereka ko nta gaciro mfite. Narababaye cyane kubera icyemezo nafashe kuri wa mugoroba mu iduka. Nataye urugo rwanjye, umugabo wanjye, icyubahiro cy'abana banjye, nta mahoro y'umutima nigeze ngira. Byose mbisimbuza akanya gatoya k'irari ritagira umumaro. Bagore, ndabasabye, niba muri mu ngo, muhe agaciro umubano wanyu. Muzashukwe n'abagabo bababwira amagambo meza cyangwa ibyishimo bya vuba. Niba mufite ibibazo mukorere hamwe. Niba wumva uri wenyine bivuge, ariko ntuzangize urugo rwawe kubwo gushukwa n'ibiri inyuma, kuko byose birashira vuba. Sinzi niba umugabo wanjye azigeramo imbabazi, ariko nasabye Imana imbabazi kandi nanjye nariyizeye. Inyandiko yanjye si ugushaka impuhwe, ni ukugira ngo mburire abandi bagore bose bashobora kuba bari hafi gukora ikosa nk'iryanjye. Mwigire ku byo nanyuzemo, murinde ingo zanyu, muheshe agaciro abagabo banyu, ariko hejuru ya byose murinde imitima yanyu mu rukundo no mu kuri. Iyi nkuru nyibandikiye kugira ngo mwese abari mu ngo cyangwa abari mu kigero cy'iyo myaka hatazagira ubashuka mugasenya ingo zanyu, kuko akenshi na kenshi abakora divorce baba bafite ahantu ibintu bitangirira. Mwirinde rero. Murakoze cyane.